ntibyoroshye na gato. Noneho ako mwene muntu ari butuzanire mu kinyarwanda baravuga ngo ni ukukakiriza amaboko yombi, ariko ngeweho ndakubwira nti uba witegura no gushakisha aho watira n'ukuboko kwa gatatu cyangwa ukwa kane kugira ngo uze kubasha kukakira, kuko ayo maboko yombi ntabwo yaza gushobora kukakira ngo agapeze, ahubwo ndabona haraza gukenerwa n'ukuboko kwa gatatu cyangwa ukwa kane. Kuko kugeza amagingo aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa nka Google, kiratangaza kandi kigasaba uburenganzira bw'uko kigomba kurekura imibu irenga hafi miliyoni 64. Iyo mibu irenga miliyoni 64 kwigomba kurekurirwa mu isi. Iyo mibu ikaba izanye intego yo kugira ngo ize kwirukana ngo iyo mibu yari isanzwe ngo ikwirakwiza ngo udukoko cyangwa ikwirakwiza indwara hirya no hino. Kuko kugeza amagingo ya hari hamenyerewe ko hirya no hino ku isi abantu barenga 640 ku mwaka bicwa bazize indwara ya malaria, kandi iyo ndwara ya malaria ikaba ikwirakwizwa n'utu dukoko bita imibu. Ariko kugeza amagingo ya ikigo cya Google kikaba gisaba yuko kigomba kwirukana izo ndwara cyangwa se kugabanya umubare w'abantu bapfa bishwe n'izo ndwara, kubera ko iraba yirukanye ngo imibu yari isanzwe iri naturere. Ahubwo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba babona ko bagomba kurekura imibu irengana na miliyoni 64 zirenga, kugira ngo izi mibu zari zisanzwe zikwirakwiza indwara ya malaria n'ibindi n'undi mwuka w'uburwayi wose, noneho iyo mibu y'imikorano ngize ngigenge yikubitanga yivunira umuheto ngiyirukankane ngigende ngipfa ni ruto ngo kugeza ubwo mwisi harasigara ngo imibu y'imikorano ngitabasha gutera indwara. Ngo kuko ngiyi mibu barekuye ngo ni imibu y'imigabo gusa, ngo kuko ngiyi mibu y'imigabo ngo yo ngo nta kibazo itwaye, ngo ntabwo iretera indwara. Ngo kandi iyi mibu itera indwara ngo yo ngo myinshi ngo yiganjemo ngo imibu y'imigore. Ngo mbese ngiyi imibu y'imigore yabiri kumara iki ahangaha, ngo ko tugiye kurekura ngo imibu y'imigabo itazatera indwara. Bakibaza uti mbese iyo mibu y'imigabo yo nigera hanze ndizagenda ikajya gukora imibonano mpuzamibu kugira ngo iyo mibu yo igomeze yororoke? Ati reka da, imibonano mpuzamibu ntabwo izakorwa, kubera ko iyi mibu irakingiye rwose, ntabwo ishobora kubyara. Ubwo ni imikone, naho yakora imibonano mpuzamibu ntabwo izatwita ngo itera amagi ngo ibyare ngo iyindi mibu, kubera ko ngirakonye rwose, ntabwo rwose. Uko niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe umwanzuro wo kohereza ngo imibu mu isi kukwirakwira kandi gukwirakwiza imbaraga zo kwirukana ngo imibu yari isanzwe. Mbese koko uko niko kuri kwa mwene muntu, cyangwa hari ibindi byihishe inyuma y'ikwirakwiza ry'iyi miliyoni 64 zo gukwirakwiza imibu mu isi? Kubera ko nari kuri KMO isi na Bibiliya, reka tugaruke ku murongo wa 11 w'igice cya 21 cyo ubutumwa bwiza bw'Yesu bwanditswe na Luka. Twumva uko Yesu yari yarabihanuye. Yaravuze ati ibyo bizabaho mu bimenyetso bizagaragaza ku isi yenda gushira no kwivuza kwa Yesu. Yavuze ko hazabaho ibyorezo hamwe na hamwe mu isi, ngo kandi hakazabaho n'ibintu biteye ubwoba byinshi cyane. Ibyorezo Yesu yavuze bizaterwa n'indwara zikomeye cyane z'amayoberane, kandi akaba biherekejwe n'ibintu biteye ubwoba. Ibi byagarutsweho na Yohana ari Patimo ubwo yabonaga umwana w'intama w'Imana yiteguye kumena kimwe muri bya bimenyetso birindwi byabibumbe muri cya gitabo. Ngo amenye ikimenyetso cya 4, ngo hasohoka ifarashi igajutse ngo uyicayeho yitwa Rupfu, ngo kandi kuzimu aramukurikira ngo bahabwe itegeko ryo gufata kimwe cya 3 cy'isi ngo bakicishe inkota n'ibyorezo ngo n'udukoko twinshi two mu isi. Utu dukoko twinshi two mu isi twicaye ku ifarashi igajutse yo kugiraga abantu bagira ubwoba, ari ibintu biteye ubwoba bimaze kandi biri gusohorera kuri ubu butegetsi bwa gikapitaliste mu isi, bugaragaza kandi buri kwisabira yuko bugomba gusuka ngo udukoko twinshi mu isi ngo tukagenda tugiye gukuraho ngiri byatezaga impfu za hato na hato. Mbese koko uku niko kuri kwa mwene muntu ku butegetsi bwa gikapitaliste
bw'abakapitaliste mu isi bugiye gukora igikorwa cyo kwirukana urupfu buhereye kandi bubishingiye ngo kwirukana ngo kabutindi y'umugore ngo ngirumana cyane ngikabutindi y'umugore ngirarumana cyane ngo kabutindi y'umugore ngiraduhira nijoro ngikarumana igatwera malaria zigatuma abantu ngo bapfa ngo ariko ngikabutindi y'umugore ngo tugomba kuyirukanisha ngo umubungo w'umugabo ngo uraza gusukwa mu isi rwose ngo kirukana ngikabutindi y'umubu y'umugore ngo yigize ishyano rwose ngirumagura abantu ikabatera indwara ariko Bibiri tugaragarije yuko ngo wicaye ku ifarashi gajutse ngo yicishe kimwe cya gatatu cy'isi ngabahoye ngo udukoko twinshi two mu isi kandi Kristo yaravuze ati hazabaho ibyorezo ngo n'ibintu biteye ubwoba mbese koko ninde ugiye guhagarika cyangwa ninde ugiye guhagarika urupfu rukomeje kwica abantu amamiliyoni menshi hirya no hino ku isi akazana imibu yo guhagarika urupfu cyangwa ni mu cyimbo cyo kuruteza reka nkubwire ko Yesu yavuze ko ibyorezo n'intambara bitazashira n'ibyago n'amakuba n'ibiteye ubwoba keretse ubwe niyizira agatsembaho urupfu n'ibyaha ni mu gihe icyorezo cya Ebola kirimo kizenguruka hirya no hino mu bihugu bitandukanye kitari cyabonerwa umwanzuro kandi kimwe n'ibindi byorezo byatambutse byagiye biterwa n'udukoko dutangaye kandi dutandukanye ubu leta za Amerika bakaba batangaje ko bagiye gusohora udukoko turenga miliyoni 64 ngo zigomba gusukwa mu isi ngo ariko cyane cyane bahereye ku ntara cyangwa kuri state ya California na Florida izi ntara ngo nizo zigomba guherwaho cyangwa se ibihugu nibyo bigomba izi leta nizo zigomba guherwaho gusuka cyangwa gusikirwa cyangwa kohererezwa iyi mibu rwose ngo y'imigabo ngo ikonye ngo idashobora kubyara ngo ihije guhangana ngo n'imibu rwose ngo y'imigore ngo yigize kabutindira riduhira nijoro ikarumana mbese nuko ninde uri bubashe gukemura ibibazo mwene muntu afite mu isi reka nkubwire ko Yesu yavuze ko ibibazo bitazashira n'intambara n'ibyago n'ibiteye ubwoba ntibizahagarara keretse Kristo ubwo niyizira agatsembaho urupfu n'ibyaha none rero reka nkubaze inshuti udahwema gukurikira KMO isi na Bibiliya mu Kinyarwanda ko batubwiye ko ngo kari hanze aha turaza kugafatisha amaboko abiri ariko nkaba nakubwiye ko tugomba gutira ukuboko kwa gatatu no kwa kane kugira ngo tuze kubasha kugapeza kuko kararemereye ko mwene muntu yenda kutuzanira urabitekereza wiki urabyumva ute mbese koko twemere kandi isi igende yemere kwimibu leta zumwe za Amerika benda gusuka mu isi ariyo kugabanya impfu cyangwa niyo kuzongera mu isi ko ejo bundi batubwiye ko intambara mu isi bagiye kuzihagarika bahereye kwihuje Uburusiya na Ukraine ngo ndetse n'izihuje Israel n'Abarabu n'iziri mu karere k'Ibega bigari ko zigiye guhagarara ariko kugeza amaginga yabakimara kugera ku ruhembe rw'umuheto ubwo ndavuga abo twikira gashuka cyangwa se bari munsi y'ibendera cyangwa se munsi y'umutaka wa Repubulika ko bakigera ku ruhembe rw'umuheto bare intambara mu isi zahereye ko ubwo zifata umurega naho zitare zirize kiyongera umuriro gatumuka ukaba mwinshi twemere ko ibyo batubwiye ko ari byo ko bazanye imibu yo guhagarika malaria cyangwa bazanye iyo kuzana ikindi kivuna muheto kirengeje ubukana malaria ninde uri bubashe guhagarika impfu mu isi reka nkubwire ko Yesu yavuze ko ibiteye ubwoba ntibizabura n'intambara ntizabura mu isi ngariko ibyo byose niyo mubona ntimugahagarika imitima yanyu kuko bitazabura kubaho ngo ariko imperuka izaba itaraza reka nkubwire ngo aha ni kuri KMO isi na Bibiliya narinje kukubwira ngo iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yasirye gushira n'ukwifuza kwayo ariko abakora iby'Imana ishaka bo bazabana n'Imana iteka ryose niyo mpamvu ngubwira kandi nkagukangurira gukora iby'Imana ishaka kandi ugeze ubutumwa kuri benshi kugira ngo turebe ko bamenya hisi vuye naho ugeze naho yerekeza barushaho gukora iby'Imana ishaka maze turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera ubwo sizabishiranye n'ukwifuza kwayo ndugenda udakoze subscribe niburo bwa mbere wageze hano kandi utere no kuri like kuri icyo gikumwe kiraba hejuru kugira ngo izo internet zitwemere kugeza ubutumwa kuri benshi turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera ubwo sizabishiranye n'ukwifuza kwayo ntuge kure natwe KMO turabakunda shalom turi hano kugira ngo tubabwire ibigiye kuzakurikiraho ejo.